oya ngiye grata ngiye kabasoni impamvu ngiye twirukanze twabonye abantu batuzanye nabo birutse tuvuga ati ndi wadutahana nawe twe turasohoka ko turagiye hano muri Canada abantu banjye bo muri China umuntu wakuzanye urabonye arirutse arasohotse ubwo wagumye uririmba watahute ndetse ndambika mikoro n'abantu banabibonye nakuyemo n'inkweto najase no kuzifata nino ndavuga ati byasa nabi bangamera ndangije bashyizemo ibirenge mbona mwirutse nawe ndabakurikiye narwo rashanga no kugenda narabakurikiye nawe numvaga nshaka ko tunifotozanya uri kumva ugize nako Dorcas asobanura Dorcas arabuze aragiye n'umuhuha agera mu wango yego banje ina mutonge oya nge reka nkubwire nawe ushyire mu kimbo cyane kumva abantu bakuzanye bagukwiyo bakakuzana barirutse barasohotse kumva barasohotse waratibitse nawe uratibitse nsigare ese mwahunganye kugira ngo twari butahute hari imodoka wazanye inaha amaperime yego turayafite hari imodoka twazanye mu ndege icyo kibazo cyo ifuti bari bakiri mutobare kuba twarase tugenda tutabasezeye gusa tutanifotozanye kuva twarabikoze twifotozanya n'abantu bacu turanabasezera ubwo muri Regina gute tutabikora nta ikintu cyatubayeho n'icyo mw'abantu hari n'ibintu byinshi byabereye inbox bashima Imana kubera ko mwanaririmba bashima Imana ko twaririmba uri kumva bashima Imana ko twaririmba kandi pe abantu bari bishimye cyane nabashimiye abantu muri Regina narabakunze cyane muri abantu beza cyane mwe mwishimye mwasaga neza mwambaye neza turasuhuje mu izina rya Yesu Kristo yambi witeka baye cyo kurya n'icyo kunywa namwe mubyibuye mu bugingo mushishe amen icyo ni ikivugo cyane gusa ntabwo byari byoroshye ubu koko Dorcas bakurigaye ijambo urabyemeye nujye kukivuga ubona nagikubye nujye kukivuga wengeye buriya impamvu Dorcas ariko navuga ibintu mu buryo bwa diplomasi atadaturuka avuga neza nka Pastorine ra Vestine ahubwo manu ushimye ko ari ibyo atavuze ngiye kamubwira ngiye umuntu nkundira ukuri ariko umuntu ngiye mubwiza umuntu ukuri umuntu tubanye inshuti yanjye mubwiza ukuri kandi nabwo ubu nuko tukiri muri Canada iyo tuba turi i Kigali ibintu bya Kigali nzavuga n'akari murore oya birakabije pe hatagera undi muhanzi bizaba hatajya n'undi muhanzi bino bintu bizaba ngiye byarenze ubwenge bwanjye ndahinda ijosi rirashiko waje ubyibuye naje mbyibushye umupira w'uyanishe Dorcas bivuga mu buryo bwa diplomasi bwawe njye nashobora gusaba imbabazi ubundi ngiye kumva fokasinzeho cyane n'abakunzi bacu ni nayo main purpose yatuzanye ni mwebwe cyane njye nibo mba fokasinzeho cyane ibyo ngibyo byatubayeho ibyo ngibyo Vestine avuze simbeshye byatubayeho pe nuko byagenze ariko nyine njye nashaka ko dusaba imbabazi abafana bacu ntitwirirwe tubabwira ngo ibyabaye inyuma cyane ariko Vestine n'ubundi yabivuze ngo tuba hari ukuntu twagiye tudasezeye tutifotozanyije kandi turabashimira urukundo mwatweretse ukuntu mwadutegereje twagiye kuri stage dukerewe kubera imbogamizi zabaye backstage ariko nyine dusanga batwihanganiye badutegereje Imana ibaha umugisha kandi tubabarire siwumva ubuhushye nyine uraruma oya njye uraruma ngo hagati ngo oya ese kanoga ntukarume mama wapi nagari mene ni mama biserenge charotagwa ibyo bintu bireke yego urumva ko rero situation ubundi urebye yose bayisobanuye nta nubwo nyigarukamo ahubwo Regina nuko byagenze ariko show yagenze neza twebwe ngira ngo twijeje abakunzi b'imiziki ya Vestine na Dorcas kujya mubwizwa ukuri
kuri buri event buri step kubera ko mwabanye nabo kuva batangiye kariyeri yabo ya muzika nanabashimira cyane kuntu burya kubona umuntu ugukunda utangira ugakora indirimbo imwe ebyiri eshatu enye eshanu esheshatu zirindwi umunani icyenda icumi umuntu acyandika ngo kuva kuri nahawe ijambo ndabakunda 11 12 14 14 acyandika ibyo bintu umugisha ukomeye ni blessing umuntu umugomba respect ugomba kumwubaha Imana ibumugisha cyane ngero Jay nabasabye nzakomora ntangira kuyibagira akakare mu mani ibintu byambaye nibwo nanayumvise cyane ko ifite amagambo meza kandi nari nsanzwe nyumva ariko baresabye ntangira kuyoga nabati karabaye baravuga nzakomora ndavuga ndahera hitangira ite nyine ko zabaye nyinshi ndayibagira ko tutanayipanze kuri playlist navuga ati ngashije bayo ngo murengo ntabwo ari umurengo oya niko kubera playlist twapanze barazibagiwe sha ukumva papitangira mbere yuko urugamba rukara kumana indirimbo nje Adonai narayibukaga ariko nyine iyo wavuye byaranguye ndavuga ngo ndasengera nyamuga ati Imana uzandinde kwibagirwaho navuye nose ukuntu kwegwa wavuye uribagiwe indirimbo yahereye oya ntabwo naribagiwe umva byumvise nabi atajya n'abandi bantu byumvisha gutyo byumvise basabye ugiye mbere ko se mbana nibagiwe oya basabye nzakoma kuko nayipanze kuri stage zose tumaze iminsi usanga warayibagiwe nzakoma ntabwo cyatipa kuri playlist nkajya numva igitero caka biri kirashye so ndiko uzipanga ukitayishyira umuntu nidirije hari indirimbo ari papa hari papa hari nzakomora ukitayishyira kuri playlist banavuze ko ndi buzifatanye apana kuzikora zose n'indege none hari ukuntu njya kuzifatanya ndi kuri stage nkagenda nafatanya nkeya zimwe nkazisiga urumva oya rata abantu bo muri Edmonton nimba ufite indirimbo ukunda rara uzanayirimbire kumva nibona kwakundi indirimbo birangiye ujye uhita uyivuga tuzajya tuyikorera imbere tugukurikira ntabwo sinshaka ko tuzataha ugasigara hari akaririmbo kagufashije dutauta kuririmbiye dushobora no kuririmba akantu gato ariko kakagufasha kandi muzamara igihe kinini mutaragaruka inaha babarira nimba wafashe umwanya wawe ukaza kumva ugatanga amafaranga yawe reka twiririmbire yego reka uvuge indirimbo wumva ushaka tuzikore nta kibazo rwose yego yanakwegera kubwira ati babwire baririmbiye indirimbo waza ugahita utubwira ntabwo uzayitera tugukurikira ntabwo ari ibintu bigoye yego cyane ako kantu ahubwo Vestine navuze ngewe numva kari seri cyane reka ndi mukuru ntabwo ndi umwana nka Dorcas abana bibagirwa ibihano byabo ndi umwana rega ibyo ntabwo nabihakana imbere yawe nanjye ndi umwana mutazajya mumbona gutya mukagira ngo ndi mukuru imbere yawe ndi umwana oya Doroka akantu k'umwana ukagiye tugiye kwishyura nabibonye buri gihe akantu aba umwana ariko tugiye kwishyura ariko amaze kurya nose mbigenze tujya kwigira bebe rega ninjye gucura nose sinjye muto dade tuvuge turagiye uri muto se oya guceceka ntigabanatungwa umunsi n'umwe akodoroka oya ceceka ibaze no kuva i Kigali nta kintu n'iki na kimwe iki kimwe akantu k'amafaranga iyo tukagezeho ahita bumubebe oya reka mubwire ahita bumubebe utazi no reka mubwire tira wowe ukuntu uteye wowe ukunda kwishyura cyane kuva kera ujya umbwira ngo gifate arabibyiganira Vestine niko ateye ngo gifate udatanyisha wow kumbe nuko wafashe mami mami ako tuzina murande turahantu uzatungurana umunsi umwe kabisa gute se ibaze kuva ugacira oya dadi mindenganye twashana nari bwishyure nari buzane tureke kuza hano tugume i Kigali momo yego nta momo ngo mwana ngo ufotorere nkwereke kandi kuri mokashi hari ikintu kiryamyeho nase ndadireka kumubwira wowe iyo turi i Kigali umamagara kaga kamwe mugiye kumurira ikintu ko mumbeshye tubivuge niyo turi kuvuga tugiye studio cyangwa ahandi hantu tugiye nta kintu ngiye Dorcas narayi hari ikintu uravuga ati basi nabe na kimwe nicenge nishyura niyo tugiye mutekereza nakoresha ubwenge bwawe niyo tugiye kurya uri kumva muri bariye mu ararya twayigiye cyo kwishyura hano tweko turi abana se umunsi ngo nibigezweho muri make munyuri umunsi ngo nibigezweho oya ntabwo tuguciye nta byivugiye
none wazatunguranya umunsi umwe ukishyura kabiri ngiye ajya ngoboka ratado ugiye abika uzajya yanguriza mu gihe nataganga reka mbweve uza wari bamaga ko ngati mfite iki kibazo mu mafaranga yakwiye oya ntabwo urayandi si bishoboka nawe dadu yansabye nayaguha ariko uko nzi ko mama yandusha ese ubu nazamubwira dadu ngo amafaranga